Let's go. Check imifungo bame mpaka imifuka yabikame. Iyi happy kaze nzanyu walayi bakubye kane. Iyi business nanjye bwanye nkarazimba nk'igisore. Turongeye turabasuhuje hano ku Mata TV abadukurikiye mwese aho muri mu Rwanda hanze y'igihugu mu ntara zose. Ibyacu duhora tubazanira ibishya byinshi nkuko twabibijeje. Uyu munsi rero twari twabazaniye undi mutumirwa yabibwira. Hello, nitwa Liliane Uwineza. Ndi hano ngo tuganire. Liliane Uwineza, turakwakiriye mu kiganiro. Thank you. Liliane Uwineza, umeze neza? Yego. Liliane Uwineza mu bisanzwe ni muntu ki? Liliane ni umukobwa ukunda kuba yishimye, ukunda kubaho yishimye. Umukobwa ukunda kubaho yishimye. Liliane, uri umukobwa? Yego. Nta mwana ufite? Oya. Nese Liliane ubana n'ababyeyi? Oya, nago tubana kubera impamvu nyine zo gushaka life. Impamvu zo gushaka life. Ngo no kuvuga ntago turi kumwe kubera ko jewe narabasize njya gushaka amafaranga. Ujya gushakisha amafaranga. Okay. Ayo mafaranga se araboneka? Now ndetse nanjye na Bill Gates umubajije ngo amafaranga araboneka kugira ngo aho rashakwa nyene. Nta na rimwe umuntu ajya agera kuri level yumva ko yabonye amafaranga. Yego. Ese nk'umukobwa buriya ubuzima bwo kubaho utari kumwe n'ababyeyi no buzima bworoshye? You know, ntago biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Gute bitaba byoroshye? Kubera ko ntago ufite protection ihagije, kubera ko ibaye buhura n'imbogamizi nyinshi cyane. Imbogamizi nyinshi ubwo ni nk'izihe? Ntago nabona ahantu bihera. Gusa kubaho nyine uri umwana cyangwa uri umuntu ufite ababyeyi ariko mutabana kandi utari ku mpamvu zawe. Okay. Ntago biba byoroshye. Kira ngo wenda ibyo ukora ushobora kuba uhuriramo n'imbogamizi, wenda tutanabiciye ku ruhande. Hari ukuntu nk'abantu b'igitsina gabo bashobora kuza akavuga baturiya mukobwa ubwo yibana reka tumuprofite tugire icyo twamubaza, tugire uko tumugenza, tumujyane mu bishuko. Ese ibyo bishuko bijya bikubaho wowe? Ibyo ntago biba ku bakobwa bibana gusa. Niyo waba ubana n'ababyeyi bombi, niyo waba uri umwana wa afande, ntago wabura abantu bagushuka. But njye ntago nibana. Okay. Ntabwo wibana? Kuba utibana kandi uvuze ko n'abibana ibyo bibazo bibabaho, buriya nawe bishobora kuba bikubaho. Ese iyo bikubayeho bigenda bite? Now ndi mukuru ngiye ku buryo buhagije. Mfite imyaka inyemerera gutekereza ku kintu cyiza no ku kintu kibi. Yego. Ibyo ni ibintu byahereye nyine nkiri umwangavu. Okay. Ubundi iyo umukobwa atangiye kuba umwangavu nibwo abahungu, abagabo, abantu bose batangira kumushuka bamwereka nyine ko bashobora kumuha ibintu runaka. Okay. Ariko batabimuha nyine ari uburyo bwo kugira ngo bamwangize. Nawe rero ntago nkiri kuri level yo gushukwa n'umuntu. Kuba warihanganye ukagera mu myaka ufite
ukabasha kurenga ibyo bibazo byose, buriya hari uburyo witwaye. Ese witwaye ute? Wakoresheje irihe banga? Ko tuzi ko abakobwa benshi bagera mu myaka y'ubwangavu bakaba bahura n'ibizazane by'abo bagabo babashuka, wowe ubigenza gute kugira ngo ubashe kurenga mu ibyo bibazo? Ubundi hari life condition umuntu anyuramo ikaba itamwemerera gukora ibintu runaka. Nyine hari ubuzima ubamo bukaba butakwemerera kuyoborwa n'ibishuko. Ubuzima wabayemo ntibukwemerera kuyoborwa n'ibishuko. Ntago binyemerera ko umuntu uwo ari we wese ashobora kuzanwa nshuke anyereka ibintu bidahari njye mbone ko bihari, no? Ubwo bisobanuye ko wenda abakureze hari uburyo bakurezemo bituma ubasha kwitwara byarika hanze, sicyo bisobanuye? Ubwo ubuzima wabayemo ni ubuzima wabanyemo n'ababyeyi cyangwa abakureze? No, uburyo ngewe nakuzemo. Njye narezwe n'abantu bagiye benshi batandukanye, ntago narezwe n'ababyeyi banjye. Ntago ababyeyi banjye ntago twabanye guhera mvutse kugeza mvuye mu rugo ngiye gushaka amafaranga. Narezwe n'abantu n'imiryango myinshi. Ubwo hano bivuze ngo hari condition nyine nakuriyemo itanyemerera gukora ibintu runaka, ibintu mbona ko bishobora kunyangiza, ntago nabikora. Ubwo se wenda watubwira ubuzima wabayemo, wabayeho gute? Niba cyangwa nibanga? Nibanga. Bo wenda reka icyo kibazo tugisimbuke niba uri kumva kikubangamiye. Liliane ubundi ni umuntu ukunda iki mu buzima busanzwe? Ubundi ngiye byishimo byanjye no muziki, nkunda kubaho nishimye. Niyo hari ikintu cyandakaje nkumva ndarakaye birenze, mpita numva umuziki nyine bigashira. Ita wumva umuziki. Hari umuhanzi waba ukunda se cyangwa umuhanzi wiyumvamo kurusha abandi ni wowe? Mu Rwanda se cyangwa hanze? Bo ahariho hose abahanzi waba wiyumvamo kurusha abandi? Ubundi ngewe umusitari ndeba uburyo actinga, uburyo aririmba nkumva ndishimye, nkumva ndamukunze. Ni benshi. Nta n'umwe watubwiramo? Ubundi nkunda Kevin na Bushido. Hari indirimbo zabo waba uzi? Bitambo bariya koko. Noneho niba ego tubwiremo imwe cyangwa ebyiri, cyangwa se muri rusange indirimbo waba ukunda imwe cyangwa ebyiri wayitubwira? Mbabarira ibyo bintu byo kubimbaza nyuma, ngiye kuba ndimo kuzibuka iyo nkunda kurenza izindi kubera ko nzi indirimbo nyinshi cyane. Naho ntago nahita nkubwira ngo niyi, ndaza kubitekerezaho ndayikubwira. Nuwuhe muntu w'icyitegererezo mu buzima bwawe? Ntago umuzi. Ntago umuzi? Wowe ntago umuzi, njye ndamuzi. Ni umumama witwa Mama Mugisha. Akora iki? Ni umukecuru tu. Yego. Ushaka kuzamera nkawe? She's my hero. Hari igihe nyine, hari igihe uhura n'umuntu akakubera sinzi ukuntu nabyita. Liliane, none se waba ufite umukunzi? Yego. Uramufite? Umukunzi wawe ni muntu ki?
umukunzi wanjye nyine ni umuntu dukundana. ese ubundi iyo ujya gukunda uhera kuki? njye nkunda umuntu nkunda. ugukunda umubwirwa n'iki? iyo umuntu agukunda ntabwo wabiyoberwa. ntabwo wabiyoberwa niyo atabikubwira nyine hari uburyo yakitingamo. ibimenyetso nk'ibihugu. iyo umuntu agukunda nyine uba ubona ashishikajwe no kumenya uwo uriwe, kumenya ibintu ukunda n'ibyo wanga, kumenya reaction ugira mu gihe runaka. abakobwa nkawe rero bari muri iyo myaka yawe, hari ukuntu baba bafite abasore benshi babirukankaho, aho ugeze ati ndagukunda, undi aho ugeze uti ndagukunda, ari abagabo ati ndagukunda, ari abasaza ngo ndagukunda. ubundi ubigenza ute? ubyitwaramo gute? ubyitwaramo gute ubwo? nyine nk'uko nabikubwiye sibyo, hari kondisiyo umuntu anyuramo ikamuha gushishoza, cyangwa nabyita hari life unyuramo ikakubera ishuri. njye nta time njyangira yo guhubuka. ndazi ko buri muntu wese umbwiye ko nkunda atari ko bankunda. noneho wowe watubwiye ko mu bahanzi utubwira abahanzi ukunda, ariko hari akantu utatubwiye. indirimbo ukunda. shaka kumbwira indirimbo ukunda ushobora kuba wanaturirimbira tukumva ko uyikunda. bitarangoye njye nkunda umuziki, yaba iyo mu Rwanda yaba iyo hanze. shaka kugira ngo tubwire ngo inkunda iyi ndirimbo kandi nayiririmba abadukurikiye bakayumva. wanditse nkazaririmba mu gihe cyabyo nshaka. njyewe mba numva nyine mba numva future yanjye ari ukuba umucuranzi, kandi ntabwo waba umucuranzi utaririmba. none se warabitangiye iby'ubucuranzi? ntabwo ndatangira kubyiga gusa, nawe niyo mpamvu ndi hano. ariko watangiye kwitoza ibyo kuririmba kameme? kuririmba waririmba wenda indirimbo y'umuhanzi runaka cyangwa se yawe, niyo waba uhimbye wowe ubwawe waririmba? ariko ndakuririmbira agace gatoya. nta kibazo, abo niyo waririmba gatoya ariko tukakumva. nayibagiwe nayibagiwe kubera ko uyimbajije se nyibagira. yincurangire basi. nigucurangire isoro ya my life. iyo yitwa Come and Go. nawe ubwo narayiririmba n'amasegonda 30. Come and Go ndayikunda, ariko nta kitambabarira. ese mu mpano ufite ngo ucurangiriye? ncurangira indirimbo ya Kevin cyangwa ya Bushido. yitwa ngo mu gihe bakidushakira baze impano zawe ubundi ufite nk'izi uyiziho ufite, mu gihe batishakira iyo ndirimbo. njye impano ya mbere niyiziho ko ngira. ngira impano kuririmba. nta yindi? Peter, umuntu aba afite impano nyinshi. nagira ngo nigeze kumva uriho uvuga ibintu by'indimi nyinshi,
Ibifaransa, Ibyongereza. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Yitwa Makosi. Makosi. Amakosi. Amakosi ubwo ni iki? Ni amakosi nyine. Amakosi ya Ishkevin. Ishkevin yakoze amakosi. Uyikundira iki? Uyikundira iki? Njye nkunda umuziki. Uyikunda kuko ari umuziki gusa, ariko hari impamvu wahisemo iyo ndirimbo bita Amakosi, avuga ati nyine naringiye gusashinga Ishkevin bariyo ngo bitugwa ku makosi, ariko nkunda nyine njyewe nkunda umuziki. Nkunda umuziki muri rusange. Iyo ushyizemo ni yandi yitwa ngo iki? Yitwa Umukobwa. Tugiyeyo naho twumva. Ariko ndaza kukuririmbira n'akaririmbo kamwe ka gospel. Nta kibazo. Kubera nkunda na gospel. Game changer. Let's go. Chaki mifungo bame mpaka imifuka yawe kame. Iyi happy kaze nzanywa live bakubye kane. Iyi business nanjye bwanjye nkarazimba nk'igisore. Okay. Bireke dukomeze. Zambwira nyine nige indirimbo imwe nazo zinde kwikuririmba. Urakoze cyane. Nako nahoze nkubaza no ku bintu bijyanye n'indimi waba uzi. Ariko njya nkumva bavuga Icyongereza, Igifaransa. Wagerageza ukadukiraho nk'Akongereza twumva. Wenda mu kiganiro tuganira. I beg you. Bye-bye. Tuganire. Good morning. Good morning. Dear. How are you? I'm good. Where you are coming from? I'm coming from Ahaye, from Nyanza, from I have many home. You have many home? Okay. Est-ce que tu parles français? Okay. Gusa, you have to know it. I'm talented. You are talented. Yeah. I think another time we will show you your talents or your talents. Yeah. Next time I will show you my talent. You will show us. Wenda umunsi ntabwo wabiteguye neza, ariko utaha nizeye ko udufitiye uruhisho rwa talenti zawe. You know, mugambiri nishimye. Gusa turagiye ibiganiro byacu nyine birakomeza umunsi ku munsi. Tubwiye ko utaha udufitiye ibindi bintu bijyanye n'impano zawe byinshi giye kubitegura. Sibyo? Abadukurikiye mwitegure yuko Liliane ubutaha ibintu bizaba ari iki? Fire. Ari fire. Azahita hashya. Nzabaririmbira. Nzabaririmbira. Watubwiye ngo ufite impano nyinshi cyane. Nyinshi. Kuririmba nta kindi wagize. No guteka. Wene mba numva sibyo. Nzi guteka cyane. Ariko mba numva muri future yanjye nziga gukora coffee. Kwiga gukora coffee no gucuranga. Okay. Ibyo bintu bibiri mba numva nyine ndi talented kuri byo. Yego. Nanabishaka. Buriya buzima bwawe urumva uri kubwerekeza he? Uburabuhe igihe cyerekezo?
nawe ndi hano gushaka amafaranga ndi gushaka amafaranga kugira ngo nige nyine ibyo nakubwiye ndi talented kuri ibyo. Okay. Yeah. Nuko ndi hano kubera akazi kandi uri gushakisha amafaranga kugira ngo uziteze imbere, kugira ngo nzige ibyo nkunda. Ni iyihe nama wagira abakobwa muri mu kigero kimwe cyangwa se abari munsi yawe? I have a young sister. Nabagira inama sibyo mpereye kuri sistere wanjye mutoya. Nabagira inama yo kudacika intege, ikindi bakigira icyizere, kabone niyo nta bushobozi bwaba buhari bo bakiremamo gushakisha ubwo bushobozi, bakigirira icyizere kandi bakikunda. Ntabwo waba wikunda ngo wiyangize, ntabwo waba ufite icyizere cy'uko uzamera neza ngo wumve ko birangiye nawe. Bo hansanga tugenda tubona abakobwa batwara inda bakiri batoya kubera ibishuko by'abantu batandukanye. Wowe wabashije kugera kuri iyi myaka ufite bitakubayeho, ariko nabo byabayeho, hari inama wabagira? Hari abaho bakiheba, hari abo bakata ubuzima, bakata icyizere cy'ubuzima, ese wowe wumva wabagiriye inama? Nawe impamvu bitambayeho, ntago nigize ncika intege, ntabwo nigeze numva ko birangiye, sibyo? Nanjye ntago nigize mbaho mu buzima bunyoroheye ngo wenda tuvuge yuko nari mfite undeberera, ariko ntago nigeze ncika intege. Ubundi principe ngenderaho njye mpora numva yuko ejo ari heza. Ejo ni heza. Waba uri kumbona wowe mukobwa wabyariye iwanyu cyangwa utarahabyarira, ntuzigere ucika intege. Kuba warabyaye ntabwo ari wowe wa mbere, si nawe wa nyuma, nta n'inka waciye amabere. Ahubwo niba uzi ko wakoze ikosa rikosore kugira ngo ube role model y'umwana wabyaye. Niba uzi ko utarakora iryo kosa, irinde kurikora kuko uzi ko ari ikosa. Life ya none ntabwo yoroshye. Niba rero ubuzima bukugoye uri umukobwa, you have to think about it. Niba umeze gutya ndi umukobwa, hajemo uwundi muntu ngomba kwitaho, sibyo? Nabigenza gute? Niba ubayeho ushugurika, uracyari umukobwa, nta mwana ufite, tekereza ngo niba nashobora kwihaza ngo nihereze buri kimwe nshaka, umwana nabyara nonaha namuha icyo ashaka. Kandi twese twagiye tubaho mu buzima butugoye kubera ingaruka z'abo twavutseho. Noneho hari uburyo bwinshi bwo kwirinda kuba umuntu yasama. Muri ubwo buryo buriya wagira nk'umukobwa yihe nama, yakoresha ubuhe buryo? Nkayo wamugiriye inama? Nawe rero hari uburyo bwinshi bijyanye no kwirinda gusama. Peter, ntago nakubeshya nawe. Ubundi niba ushaka kubaho neza, rinda ubuzima bwawe. Niba udashaka kubyara, ntago ubishaka nyine, kandi si ngombwa ko uboneza urubyaro udafite. Niba udashaka kurwara sida, wisambana. Bivuze ngo nyine niba ukunda life yawe, ishaka irememo ikintu cyo kwirinda kwangiza ubuzima bwawe. Ndumva hari igihe nyine umukobwa ashobora guhura n'igishuko kugisimbuka bikamugora, kandi urabizi kuko ubu burya uwo mukobwa bafite imyaka ingahe? Imyaka ingahe? Ushobora kugira 18, hari abo nabyarira muri 18, 19. Iyi myaka ni myinshi cyane. Ubundi njyewe umuntu nemera ko bashutse, umuntu byara ari munsi y'imyaka 17. Niwe muntu ushobora kwemera ngo uyu baramushutse. Kandi nabwo
biterwa n'uwariwe. Hari abana bakunda ubuzima buri high, akumva yuko agomba kubaho atagi ku rwego rumwe n'ubushobozi afite, nyine akifuza ibirenze kandi bidahari. Kandi abagabo nabo baratubeshya, nyine barakubeshya bakakwereka ko ibyo ushaka babifite babiguha, kandi bamara kukwangiza wowe ukazibonera truth nyuma bitagishobotse yuko usubiza inyuma igihe. Ikintu nabwira abakobwa ni ukwitonda, kubera ko ntabwo byoroshye. Impamvu nkumaje icyo kibazo rero buriya ni uko mbabona benshi kwifata byananiye. Mbese umuntu tureke wenda kwifata, nyine ziriya ni bad decision. Utifashe wabigenza gute? Ko kwifata harawe biba bigoye. Bikunaniye kwifata wagana muganga. Njyewe ntago nta bushobozi mfite bwo guhagarika ibintu, nta bushobozi mfite bwo guhagarika ibintu biri subu nabyita nk'iki. Nyine hari ikibazo kiba cyugarije isi, ntago ari u Rwanda gusa, ku isi hose ubona ko ubusambanyi nyine bufite ijambo. Njye rero nta kintu nabona mbihinduraho, kiretse kubwira abakobwa bato bakikunda, bakiremamo icyizere cy'uko ubuzima bw'ejo buzaba bwiza kurenza ubw'uyu munsi, kandi bakanyurwa n'ibihari, bakareka gushaka ibintu birenze bidahari, kubera ko babashuka nyine kuko bashaka ibyo birenze kandi badafite. Umuntu akakumvisha ko zabiguha kandi nawe ntago abyihaye, akakwangiza, amara kukwangiza akakujugunya kuko nta gaciro uba ugifite. Ubwo barasabwa kwiyakira, barasabwa kwiga kunyurwa n'ibyo bafite. Se nta muntu wagushora mu mibonano mpuzabitsina kandi agukunda umukobwa. Keretse harabaye azi ko azakugira umugore cyangwa ari bugushake. None ubwo bibayeho nyine ukakuremamo icyo cyizere ati nzagutwara. Ubundi akenshi sibyo, akenshi bibaho, akenshi biba kubera ko abakobwa b'iki gihe ntabwo bakeneye kunyurwa na duke bafite. Ufite ibihumbi 200 sibyo, urashaka kwambara inkweto y'ibihumbi 100, urashaka gushyiraho dread za 80, kandi ibyo ntago byihaye. Rero umugabo nawe yakwitegereza akabona ibyo urabishaka, arabiguha, ariko agutere sida, agutere inda, ubuzima bwawe bwangirike ku bihumbi bitagera kuri 400, kandi ibyo bihumbi ushobora kuzabikorera mu gihe kizaza, kubera ko nawe niyo waba ufite ikibazo kingana gute, uhura n'umuntu ufite ikibazo kirenze cyawe ugahita wumva ubwo uri mu bisubizo. Ikintu cyananiranye ni ukubaho tunyuzwe n'ubuzima tubayemo. Njyewe ikintu nemera yuko ubuzima bwiza n'ubuzima bubi bwose burarangira, kubera ko isi ihora yikaraga, ihora izenguruka. None se ikintu bavuga cya ruswa y'igitsina mu kazi wowe cyumva gute? Umuntu akubwiye ati ngiye kuguha akazi wenda keza kazaguye $300 mu rugero, ati ariko tuzajya turyamana, ko icyo nacyo ari ikibazo. Ako kazi mba nzagakora ukwezi kumwe, ukwezi kwa kabiri ukanyirukana, kubera ko haba hari abandi bashyashya kandi mutararyamana bashaka ako kazi. Uba ushobora kuzankoresha uko kwezi kumwe kubera ko naguhaye ibyo ushaka, ukanyirukana ukazana abandi bashya. Ubundi abagabo b'iki gihe iyo mumaze kuryamana uhita uhinduka nk'umwanda imbere ye. None ubwo wagira inama z'abakobwa bo kukwanga akazi niba bahuye? None se Peter, mbwiza ukuri, twese si tuba dushaka ahantu hari inyungu, twese dukeneye kubona inyungu, sibyo? Niba
nguhaye akazi wenda tuvuge ko nzaguhemba 500,000 ariko mu kwezi kumwe nzagutera iyo nda ngutere sida, ibyo 500,000 nzaguhemba mu kwezi kumwe nka kwirukana ntago bizakugurira inzu uzarereramo uwo mwana, ntago bizaguha ibyangombwa uwo mwana azakenera, nta nubwo bizakuvuza iyo sida. ashobora ariko no kutagutera iyo nda cyangwa iyo sida. Akagutera iki? Ayo mafaranga azaba yaguhaye kuko wavuye hano ukajya kwiga i Burayi ukazana ubwo bumenyi burenze, azaba guhaye ako kazi kubera ko mbwira nk'ikintu azaba gukurikiyeho ni ukukwangiza, nta kindi. Aza guha ibyo wifuza mu gahe gato ariko uzahora wicuza kugeza upfuye. none ubwo uragiye inama abo bibaho se kujya babireka? ubundi nakubwira ngo menya level uriho, reka kwipasa mu level. Niba uzi ko utize ngo uhabwe ako kazi wenda bakurikije ko wize, ukaba uzi yuko nta bushobozi ufite bwo gukoresha imbaraga, ako kazi utaraka ingufu ugiye gusambana, uri kumva? Fata umwanzuro ugenda uhingira 1,000 umenye yuko wagihingiye ariko nta muntu wakwangije. Si ubwo Peter nkubaze, sibyo? Nkawe Peter ushobora kundeba ukampa akazi ukampemba amafaranga menshi, nta kintu uri bunyangizeho, kandi sibyo ayo mafaranga nawe uyafitiye umubare, ayo mafaranga nawe uyafitiye umubare buri kubara ngo Liliane nimuhereze iriya miliyoni ndamwangiza ku buryo azakoresha miliyoni zana. Biba bimeze nko kunyihoreraho kubera ko uba wambonyemo bazanga, uba wambonyemo ikigori. Nibyo kuri bose se ubikoze wese n'icyabaganisha. Ubundi nawe nta mafaranga hari mu basore. Urubyiruko rw'iki gihe twavutse muri bad generation, nta kazi gahari, nta mafaranga dufite. Amafaranga afitwe n'abantu bakuze kuko bakoze kera barayaruhiye. Papa wanjye rero najya kubwira umwana atungana ati ndaguhereza amafaranga angana gutya, azaba afite nawe icyamukurikiye ari kumuguraho. Iyo uguze umwenda ntubarira ngo nzambara iki n'iki ucike ngo urundi. Nese ngewe ubu nguze nk'itungo, ubu nguze nk'isahane, ubu nguze nk'iki. Birumvikana ko nyine ubwo nizo ibyo bibazo abangavu n'abakobwa bakiri bato ntago bari kunyurwa n'ubuzima basanze. Barashaka ubundi social morale aririmbye ngo nawe ubu ufite fiance ashaka kuba nka Beyonce, ashaka kuba shining, amere nka Tomato, kandi nta bushobozi ufite bwo kumugira uko ashaka. Niko bigoye. Abakobwa bazabaho gute niba nta kazi, nta mafaranga? Yabuze akazi njyewe nakubwiye ngo twige kunyurwa n'ubuzima turi kubamo. Ubuze amavuta ukabura amafaranga yo gukora umusatsi, ukabura umwenda, ukumva byagenda gute? Wabibuze ubona nta handi usigariye, ukabona umuntu ukubwira ati ndaguha 1,000 byibura uki. Reka rero nkubwire Peter, ngewe Liliane ukuntu nteye muri kamere yanjye, ubuzima bwiza n'ubuzima bubi bwose nabubamo. Ubwo nyine niba nta mavuta mfite kuko nta kazi mfite kazampemba nkayagura, nkaba nta musatsi, nta mafaranga mfite yo gukora umusatsi, ndawukata umveho kuko nta bushobozi mfite bwo kuwutunga. Niba nta bushobozi mfite bwo kwisiga nyine ubwo ndabireka. Ubuzima buhora bwihinduranya nyine, nawe ubukize ejo ukabukene.
nubura umwenda none tuvuge yuko mfite umwenda umwe ku buryo nucika nzatambunuza nkambara ubusa. Hari igihe kigera nyine ubukene bukaza pe ukabura n'ubundi aho ba warabanye nabi. Impamvu mbikubwiye nkanjye Liliane sibyo sinshobora kubona umwana tungana cyangwa nduta yambaye ubusa mfite imyenda ngo simuhe imyenda yo kwambara. Niba mfite wenda ikanzu n'ipantaro ndaguha ikanzu nsigare nanjye ipantaro kuko nyuma mfite ubushobozi bw'uko ejo nzagura undi, ariko wowe ako kanya nta bushobozi uba ufite bwo kuwihereza. Subizi se ko abagira neza babaho ariko hari igihe ubura no kugirira neza. Ubwo uba warabanye nk'igiheri nyine uba waragiye uruma abantu baruma hari igihe ubura no kugirira neza bijya bishoboka. Abo nari nkubajije nuko nyine abakobwa benshi bavuga bati se nta mavuta mfite, nta sabune, nta mwenda, nta bikoresho bindi by'abakobwa bakenera, nta yo gukora umusatsi, ugasanga ndetse nicyo bitwaza ngo uwo mukobwa aba yaracitse akaguru, aba yaracitse akaboko. Rero abakobwa b'iki gihe turi n'abanebwe, ntabwo dushaka kuvunika, turashaka kubaho nyine nkaho turi ba miliyoneri kandi nta kintu turiho. Niba ushaka kuba umuntu runaka uvunika kugira ngo ugere aho ushaka kugera, nese ubu nakwicara hano ngo nkavuga ngo wenda ndashaka kujya ku mubuga, nta mafaranga mfite yo gutega moto. Nakwicara hano nkavuga ngo nditerura hano nikubite ku mubuga, sinagiye ngo ikirenge kimyoke, sinagiye ngo mbiri icyuya, nicaye hano gusa ndashaka kujya ku mubuga. Ntago dushaka kuvunika, nicyo kibazo gihari cyonyine. Ngo bagira inama zo kwemera bakavunika, ariko nyine urumva nyine inizo mbogamizi zo kuvuga ngo wahonde yagusaba akazi arasaba ruswa. Ubundi buri gihe ugasanga noneho nugiye mu kazi nahuriyeho n'ibindi bibazo. Reka nkubwire Peter, buri gihe uzashaka kujya ku rwego utariho bizakuvuna binakwangiza. Rimwe na rimwe uzanahuruduka wikubite hasi ubura uko wongera kurira kuko uzaba wuriye urwego rugusumba. Ba uwuriwe, reka kuba uwuriye ariwe. Nese njyewe mpinduke wowe? Bibaho? Ntago bibaho ko jye nahinduka wowe cyangwa ngo wowe uhinduke njyewe. Buri muntu nabo wariwe. Dufite kwifuza kudashoboka. Kandi buriya buri muntu reva ariho aba afite ikibazo kimuzonze. Kwebwe tukabona nyine urashining umeze fresh, ariko ufite nawe ikibazo kiri kukuvuna kikubangamiye. Liliane, warize ibijyanye n'iki? Wenda ntutubwira aho wize, ariko tubwire ibize ibijyanye n'iki. Peter, icyo kibazo kireke. Kihorere. Ariko ndi kumva cyari ngombwa. Ntumbwira aho wize, ariko umbwire ibyo wize. Ubundi uzi impamvu mbikubajije se? Uko nabonye wavamo umujyanama mwiza. Ubundi njyewe sibyo ngende nanjye ntago nisobanukirwa ngo mbone uko nakwisobanura, gusa njyewe mfite experience ya life. Uzabitubwira ubutaha nta kibazo. Rero inama Liliane agiriye abakobwa bagenzi be n'abandi bose muri rusange mwazikurikiye, ngo nahanye kuzikurikiza. Ubwo rero ikiganiro cyacu ku Mata TV kiragana ku musozo, ariko ndabibutsa abadukurikira mwese hanze y'igihugu, mu gihugu imbere, ni impande zose z'igihugu, komeze mudushyigikire muduhereza amasubscribe, share na za comment. Ubwo ikiganiro cyacu nakagaruka. Liliane twemereye ko ubutaha azaza rwose harimo harashya ari fire. Ubwo mbifurije ibihe byiza, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Au revoir.